Yesu ashimwe. Nitwa Mukantabona Joseline, ndi umutumirwa wo ku Ijuru Ririho TV. Tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ibice ni 5, murongo ni uwa mbere. Titire iravuga ngo Yesu akiza umuntu wari umaze imyaka 38. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bwari bugufi bw'irembo ry'intama. Turekeraho, reka tuvuge kuri iri rembo. Ndashaka ko Yesu akiza umuntu wari umaze imyaka 38 amugaye. Ndashaka kuvuga ku bumuga. Ubumuga ni bwinshi, ubumuga buratandukanye. Hari ubumuga bwinshi tugendana. Hari ubumuga bw'ibyaha, hari ubumuga bwo kugwingira bwo mu mwuka, ubwo ni ubumuga. Hari ubumuga bwo kuba bamwe biga we ntiwige, wakiga ntunarangize, ubwo ni ubumuga. Hari ubumuga bwo kubura amafaranga, abandi bayafite, ubwo ni ubumuga. Hari ubumuga bwo kudashaka, abandi bashaka, ubwo ni ubumuga. Hari ubumuga wabanye igihe kirekire, ariko Yesu aje kureba ubwo bumuga. Marayika w'Imana aje kureba ubwo bumuga, aje kureba igiteye ubwo bumuga. Ntabwo Imana yitaye ku myaka wageranye aho ngaho ku kidendezi. Mbibutse ko uyu muntu yageze kuri iki kidendezi afite imyaka 16. Muri iyi myaka 16 Yesu yahageze 38 yuzuye, amusanga afite 53. Bivuga ngo ubu bumuga yarabumaranye imyaka 38. Yesu ashimwe cyane. Imana ije kureba ubu bumuga ufite, ije kureba ibikugoye, ije kureba ubumuga. Ndashaka kuvuga kuri ubu bumuga. Ubumuga buratandukanye: ubumuga bwo kudashaka, ubumuga bwo kutabyara, ubumuga bwo kudashyingirwa, ubumuga bwo kutubaka ingo. Ubu ni ubumuga, ariko Yesu aje kureba ubwo bumuga. Iyo Yesu yagukuyeho ubumuga, ntaga gusigira n'inkovu. Imana igiye kugukuraho ubu bumuga. Ni igihe cyo gukuraho ubumuga, ni igihe cyo gukuraho ubumuga ku muntu wabyemeye, ku muntu wakiranutse, ku muntu warindiriye Imana. Reka mbabwire, umuntu wasenze, umuntu wakiranutse, Imana igiye kumukuraho ubumuga. Ubu bumuga mwagendanaga, ubumuga mwabanaga nabwo, Yesu aje kugusanga ku kidendezi umazeho igihe kirekire. Zishaka kuvuga impamvu z'ibi bidendezi. Ibi bidendezi nubwo cyariho amabaraza 5, buri muntu yari afite ibaraza agomba kwicaraho, ariko umuntu wese yari afite ibaraza rijyanye n'ikibazo afite. Marayika aje kureba ikibazo ufite kiri kuri iryo baraza. Marayika ntago yitaye ku kibazo ufite, yitaye ku cyo azakuvugaho. Marayika ntago yitaye ku kibazo umaranye igihe kirekire, yitaye ku byo azagukoresha igihe kirekire. Marayika ntago yitaye ku bibazo unyuramo, yitaye mu gihe azakunyuzamo. Imana yo mu ijuru nishimwe. Haleluya. Nagira ngo nkubwire, muntu urimo kunyumva, wowe uri kunyumva, wowe ukurikiye Prime TV, nagira ngo utangarize, wowe uri mureba Ijuru Ririho TV, nagira ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro ije kunyuranya ibihe. Imana y'amahoro ije gutandukanya igihe n'uduhe. Haleluya. Yarebye uyu murwayi, areba igihe amaze kuri iki kidendezi, ariko icyo nkundira Imana, ntabwo Imana ikeneye kubwirwa ibyacu, ahubwo yirabyibwira. Ntabwo Imana ikeneye abantu bajya kuvuga ibyawe, ahubwo ikeneye kohereza marayika ugukuraho ibibazo. Haleluya. Niwite kuri abo mazeho iminsi, niwite ku bagusize, niwite ku birukanse. Nibyo koko baragiye, hari ibyo bamaze kugeramo, ariko marayika nahagera araguterura kugeze kure. Marayika nahagera aragusimbutsa. Marayika nahagera aravuga ngo nicyo ukeneye. Marayika nahagera aravuga ngo umaze igihe kingana gute. Ntago yitaye ku bibazo bikuzengurutse, ahubwo yitaye ibihugu izakuzengurutsa. Izina ry'Imana rihimbazwe. Haleluya, haleluya. Ijambo ryanejeje. Marayika ngamubonye abakimwitegereza ngo Yesu wenyine ngamubonye, ngamenya ko hamaze igihe kirekire. Nagira nkubwire ngo Imana nimenye igihe umaze mu kibazo, marayika namenye igihe umaze mu kibazo. Marayika nazenguruka arebe igihe umaze mu ntambara, nazenguruka amenye igihe umaranye ubwo bumuga. Nagira nkubwire ngo hari ubumuga marayika aje gukuraho, hari ubumuga marayika aje kukuruhuramo, hari ubumuga aje kugukuraho nawe ukagenda wemye.
watumiye. Erega kuba bandi batumirwa mu nama we ntutumirwe nabwo ni ubumuga. Hari igihe kigera ukagira ubumuga bwo kudahabwa invitation abandi bakazihabwa, ubwo ni ubumuga. Ariko nagiye nkubwiye ngo hari marayika uje kwibutsa, hari marayika uje kusportinga izina ryawe, hari marayika uje kuvuganira izina ryawe naryo rigatumirwa, hari marayika uje kuvuganira izina ryawe nawe mu nama ukagerayo, ubwo bumuga bugukuyeho. Haleluya, haleluya. Erega wibabazwa n'abagiye, abo bagiye ntago bari mu buzima bwawe, abari babutangije sibo babufiteho iherezo. Dore yifiteho ubuherezo ubuzima bwawe ni Imana. Dore yabutangije ni nayo ije kubushyiraho iherezo. Dore yakuremye ni nayo ije gushyira ibintu mu bikorwa. Haleluya, haleluya. Wibabazwa nuko abantu bagucitse bakagenda. Nibagenda Imana igiye kuguterura igutambagize, nibagenda Imana igiye kuba guterura ubadepanse. Haleluya. Ndimo ndumva imbaraga z'Imana, ndimo ndabona marayika w'Imana ugiye guterura abantu mu bibazo bamazemo igihe kirekire. Ndimo ndumva marayika w'Imana ugiye gukiza abantu ubumuga bari bamaranye igihe kire. Ndimo ndumva marayika w'Imana ugiye gukura abantu uburetwa. Ndimo ndumva marayika w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yukomeje ugasoma aya magambo ureba ukuntu Yesu yamubwiye ngo noneho ntitaye kuri ibyo. Yesu ashimwe cyane. Ntitaye kuri ibyo bibazo ugize, ntitaye kuri izo ntambara zikugose, ntitaye ku kibazo umaranye iminsi, ntitaye ku ntambara wanyuzemo. Yikorera uburiri bwawe wigendere. Izina ry'Imana rihimbazwe. Yukomeje ugasoma ku 9 uhasanga uwavutse ari impumyi, adafite kureba, ntacyo yabonaga. Ariko ngo igihe kimwe yusomye umurongo wa 9 aho ngaho nyine ukamanuka ku 9 ibice 9 umurongo w'9 aravuga ngo bamwe bati niwe abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Hari ibintu Imana igiye gukora bamwe bakagira ngo si wowe, hari ibintu Imana igiye gukora abandi bakabaririza ngo menya ari we kandi turabona atari we kandi turabona asa nawe. Imana nikora ikintu kigiye gutuma abantu babaririza amakuru yawe, Imana ni gukorera ikintu kigiye gutuma abantu babaririza amateka yawe. Reka nkubwire umunsi umwe Imana yigeze ahindura amateka, yigeze ihindura amateka ya Ubededomu ituma yikikira isanduku isezerano. Haleluya. Dawidi ngarayibererekera nuko Imana yari yagambiye guhindura amateka ya Obededomu. Iravuga ngo nimwohereze isanduku y'isezerano kwa Obedo kuko ibyo nakoze birenze, ibyo nakoze ntibinyemerera kwakira isanduku y'isezerano. Haleluya. Igihe igitangaza cyawe kizaba kirimo kibyigana kiza, hari ibintu bizakibererekera kugira ngo kigende. Igihe igitangaza cyawe kizaba kirimo cyenda gusohora, hari ibintu bizakirekura kugira ngo gitambuke. Najya nkubwira ngo igihe igitangaza cyawe kizaba kigeze ko kikugeraho, hari abantu bazakuvira mu nzira. Izina ry'Imana rihimbazwe. Obededomu nago yari yiteguye, nta nubwo yari azi igihe isanduku y'isezerano izazira. Reka nkubwire igisubizo cy'Imana kije ntawe giteguza, igisubizo cy'Imana cyururutse ntawe kibwira ngo nzaza ku wa mbere. Najya nkubwira ngo ni witegure ushyira mu bikorwa. Muntu utari ufite akazi shyira mu bikorwa kugiye kwinjira mu kazi. Wowe utari ufite urushako shyira mu bikorwa kugiye gushaka. Hari marayika w'Imana ugiye kugukura kuri icyo kidendezi umaze igihe kirekire. Hari marayika w'Imana ugiye kuza komora inkovu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Haleluya. Ngo aramwitegereza ngo isanduku y'isezerano iragenda igihe igeze kwa Obedo, isanga na ahantu hakinguye, na ahantu hatari ikintu na kimwe. Ariko aho Imana yageze uko ibisanze siko bisiga. Haleluya, haleluya. Abari bazi kupfuye bagiye kuvuga ngo dore ni ukwiye kubaho. Abari bazi ko bitazemera bagiye kubona byemera. Abari bazi kutazashaka bagiye kubona ushaka. Abari bazi kutazabyara bagiye kubona ubyara. Abari bazi kutazatunga imodoka bagiye kubona wishofa. Haleluya. Najya nkubwire wowe unteze amatwi ku Ijuru Ririho TV, hari Imana itabara, hari Imana iruhura, hari Imana ikuraho ubumuga, hari Imana ikuraho uburetwa, hari Imana ikura umuntu ku kidendezi, hari Imana ikura umuntu ubusembwa, Imana ikamuha ubuzima. Ni wakira ubuzima aya masaha, ni wakira ubuzima uyu mugoroba, ni wakira ubuzima, ni wakira imbaraga zibohora, ni wakira imbaraga zikiza. Aba bantu bagiye kubaririza bavuge ngo mbese niwe cyangwa siwe, ariko icyo tubona cyo nuko tubona kasa nawe. Reka nkubwire, hari igitondo kimwe abantu bazavugishwa, hari igitondo kimwe abantu bazavuga ngo asa nawe, hari igitondo kimwe kigiye gutungurana, hari igitondo kimwe kigiye gutungurana bakavuga ngo dorasa nawe, hari igitondo kimwe kigiye gutungurana
bakavuga ngo uriya yarasenze. Hari igitondo kimwe kigiye haleluya, hari igitondo kimwe abantu bagiye kuvuga ngo uriya yubashye Imana. Mbabarira ukora akantu kubahisha Imana, Imana nayije kukubahisha. Mbabarira ukora akantu kanyeganyeza Imana, Imana nayije kunyeganyeza ibyakunyeganyeje. Reka nkubwire ngo ibyakugizeho ububasha, Imana igiye kubigiraho ububasha. Ibyakugizeho ubushobozi, Imana igiye kubigiraho ubushobozi. Haleluya, haleluya. Iyo ukomeje ugasoma ngo bamwe bati niwe, abandi batasa nawe, icyakora asa nawe, nawe arabasubiza ati nijye. Reka nkubwire, ntuzagira ubwoba bwo kubahamiriza. Bahamiriza ubabwire ngo nijye wa wundi wari uri mu buretwa, nijye wa wundi wari wicaye muri bwa bukene, nijye wa wundi wari wicaye mu igaraje, nijye wa wundi wari indushyi, nijye Imana yarengeye, nijye Imana yatabaye. Hari Imana ikuraho uburushyi igashyiraho igisubizo. Hari Imana ikuraho imiruho, hari Imana iruhura nshuti, hari Imana itabara nshuti, hari Imana isubiza mu mahoro, hari Imana ikuraho amarira, hari Imana ikuraho ibibazo, hari Imana iruhura. Bantu bari ku Ijuru TV, nagira ngo mbabwire ngo hari Imana iruhura. Arababwira ngo nukuri ndahamya ko iyandokoye nijye, ntago ari uwundi. Mwibaririza ni jyewe. Hari ibintu bigiye gutuma wisobanura ukababwira ngo ni jyewe, mwishidikanya ni jyewe. Hari ibintu bigiye hari ibintu Imana igiye kugukorera bigatuma wisobanura. Hari ibintu Imana igiye gukorera abantu bayubashye bigatuma wisobanura. Haleluya, haleluya. Hari ikintu gihagurutse Imana, hari ikintu gihagurutse Imana ikamanuka mu buzima bw'umuntu. Nagira nkubwire, nubwo nta wigeze amanukira mu buzima bwawe, uwabumanukiyemo ukagira ngo nibura hari aho bugiye kuva bukagira ahandi yavuyemo, ni impamvu yabuvuyemo nuko atari we wari ufiteho ububasha. Ariko nyiribihe we wakuremye akakubumba akagushyira ku isi. Yigeze abwira Yakobo, Yesaya 43, avuga ngo we natoranyije Yakobo, we natoranyije nkakumenya izina. Haleluya. Hari abantu Imana yamenye, hari abantu Imana yamenye izina, hari abantu Imana yatoranyije, hari abantu Imana yahaye umugisha. Nagira ngo nkubwire ngo hari ikintu Imana ikoze kigiye gutuma abantu bahindura amagambo, bakavuga ngo uriya ni Aneti wasenze, uriya ni Joy wasenze, uriya ni Kabatesi wasenze, uriya hari ibintu Imana igiye gukora. Umunsi umwe irirengagiza, iravuga ngo hari umugabo umwe witwa Lazaro, uyu nguyu agomba kurwara kanapfa, ariko kugira ngo niheshe icyubahiro, umunsi umwe Lazaro arapfa. Nusoma Yohana 11 arapfa. Arangije ngo Yesu asibira iminsi 3. Hari icyatumye Yesu asiba mu kibazo wari ufite, hari icyatumye acicika mu kibazo wari ufite, kwari ukugira ngo naza n'abatemeraga bazemere. Hari ikintu igiye gukora mu muryango wawe, n'abatemeraga bakemera. Hari ikintu igiye gukora mu nshuti zawe, nizitemeraga zikemera. Hari ikintu igiye gukora mu bavandimwe bawe, n'abatemeraga bakemera. Haleluya, haleluya. Ndayankubwira ngo hari imbaraga z'Imana zibohora, hari imbaraga z'Imana zikiza, hari imbaraga z'Imana ziruhura, hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izindi imbaraga, hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ubutware bw'abadayimoni, hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga z'abadayimoni n'abakonikoni n'abanyabingi n'abacwezi n'abarangi. Hari imbaraga z'Imana. Nuterwa ubwoba n'ibyo uri munyuramo, hari Imana ije gukura ku kidendezi. Nuterwa ubwoba n'intambara umazemo iminsi, hari Imana ije kubwira ngo urashaka gukorera iki, urashaka ko ngukura kuri iki kidendezi. Ayiwe naga Imana ikeneye ubusobanuro. Imana ntikeneye ubusobanuro, ikorera uburiri bwawe wigendere. Ikeneye kureba wowe uri ku kibazo. Imana ntiyitaye igihe umaze mu kibazo, ahubwo yitaye ku kizagukoresha. Imana ntago yitaye ku bintu bikurimo, ahubwo Imana yitaye ku byo yakuvuzeho ikabigushiramo. Ibyo yagushyizemo nibyo bigiye gutambutsa ahakomeye, ibyo yakuvuzeho nibyo bigiye kwicazanya n'abakomeye, ibyo yakuganiriyeho, ibyo yagusezeranyije nibyo bigiye kuguterura ku ntebe wicayeho bikakwicaza ku yindi. Haleluya, haleluya. Nimo ndumva imbaraga z'Imana nshuti, nimo ndumva imbaraga z'Imana. Hari Imana ije kubakura mu miruho, hari Imana ije kubakura mu buretwa. Reka mbabwire, aya mabaraza hari abantu bagiye kuyahagurukaho bakinjira mu bisubizo byabo. Ihanganire kuri iryo baraza uwari kwicajeho haje no kuri gukuraho. Ihanganire kuri iryo baraza uwari guteretseho haje kuri gukuraho. Izina ry'Imana rihimbazwe. Haleluya, haleluya. Cyo nkundira Imana irabareka bakabanza bakavuga. Ntubabazwe nuko yagushyizeho akadomo, hari Imana ije kugukuraho akadomo. Uzababazwe nuko ari Imana ikagushizeho, ntuzababazwe nuko ari umuntu ugushyizeho akadomo. Iyo ari umuntu ugushyizeho akadomo, umva birarangira, Imana ikagukuraho ikaguhesha agaciro. Akadomo ntigasobanuye ko ubuzima buhagaze. Reka abantu bavuge. Imana izavuga ikintu gikomeye mu buzima bwawe, abantu bandika inzandiko bakazigushyiraho,
ariko y'Imana yururutse imanura inzandiko ikamamaza izina ryawe. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya, haleluya. Nimo ndumva imbaraga z'Imana zururuka, nimo ndumva gukora kw'Imana kururuka. Ndatangariza isi ko hari Imana igiye gukuraho abantu imiruho. Ndatangariza isi ko hari Imana igiye gukuraho abantu buretwa. Ndatangariza isi ko hari Imana ikura ku kidendezi igatanga ubuzima. Ndatangariza isi ngo ikibazo cyose cyari kimaze imyaka myinshi, hari Imana ikura mu myaka myinshi igashyira mu muke. Hari Imana itanga ubuzima, hari Imana ikura mu miruho igatanga kubaho, hari Imana itanga amahirwe ya kabiri, hari Imana yururutse ku bagabo, ku bakobwa, ku basore, ku nkumi. Haleluya. Hari Imana yururutse kugira ngo urengere ubwoko bwayo. Hari Imana yururutse, hari Imana yururutse kugira ngo itabare umurimo wayo. Nimubabazwe n'isaha igeze, hari Imana irimo kuyitegeka, hari Imana yayishizeho, hari Imana izayitegeka, hari Imana yifiteho ububasha, hari Imana yifiteho ubushobozi, hari Imana yifiteho imbaraga. Haleluya. Numva tugiye gusenga. Iri jambo ry'Imana rivuze iki? Ravuze ngo hari umurwayi wari uri ku kidendezi, ngo yari ahamaze igihe kirekire, yari afite imyaka 38. Iyo 38 irangiye winjira muri Kanani yawe. Iyo 38 irangiye winjira mu bisubizo byawe. Erega reka nkubwire, n'uyu munsi 38 yarangira, n'iyi saha 38 yarangira, iyi tariki 38 yarangira. Wakinjira muri Kanani yawe, wakinjira mu rushako rwawe, wakinjira mu bucuruzi bwawe, wakinjira mu mishinga yawe, wakinjira mu makampani yawe. Iyo 38 irangiye ibintu birasobanuka. Iyo 38 irangiye wakwaga agaciro aragasubizwa. Iyo 38 irangiye uwaburaga ijambo ararihabwa. Iyo 38 irangiye izina ry'Imana rihimbazwe. Ngo yahamaze igihe kirekire, imyaka 38, ngo ariko Yesu ahageze. Ntago Yesu azabwirwa ibyawe, ahubwo wazabyimenyera. Reka nkubwire, wabwira umwana w'umuntu akakumvira ubusa, watekereza inshuti zawe zikakumvira ubusa, imiryango yakumvira ubusa, abakomeye bakumvira ubusa, ariko Yesu iyo yahageze, haleluya, iyo Yesu yahageze agutega amatwi akavuga ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Reka nkubwire, uburiri buratandukanye, ikidendezi kiratandukanye. Hari ibibazo wikoreye ibibazo by'urushako, wikoreye ibibazo by'ubushomeri, wikoreye ibibazo byo kubika diplome, wikoreye ibibazo byo kutabona akazi, wikoreye ibibazo byo kubengwa. Ibyo byose ni uburiri. Bwikorera ugende, Imana igukureho ubwo bumuga. Ikorera uburiri bwawe wigendere, Imana igukuyeho uburetwa. Ikorera uburiri bwawe wigendere, Imana igukuyeho karande. Ikorera uburiri bwawe wigendere, Imana igukuyeho kubengwa. Ikorera uburiri bwawe wigendere, Imana igukuyeho icyangiro. Ikorera uburiri bwawe wigendere, nawe ugiye kudepoza wakirwe. Ikorera uburiri bwawe wigendere, nawe ugiye kugira inshuti nzima. Ikorera uburiri bwawe wigendere. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nimo ndumva Imana hari abantu ikuye kuri uwo musozi, hari abantu bagiye gutangira kwemerwa, hari abantu bagiye gutangira kwakirwa, hari abantu bagiye gukingurirwa imiryango. Niwizerera muri iri jambo, hari imiryango igiye gufunguka kubwawe, hari imiryango igiye gufunguka kubw'iri jambo, hari imiryango igiye gufunguka kubw'igitangaza cy'iri jambo. Inshuti yanjye, erega Imana ntago yananiwe gukora, ahubwo iragira ngo 38 igere. Erega Imana ntago itabonaga uriya murwayi, nta n'umunsi itahageraga, ahubwo yagira ngo amagambo y'abantu abanza ashira ivuga, avuge ngo uyu nguyu wazahasazira, uyu we nta nubwo azabyara, byararangiye, uyu wazanatahira umwana umwe, ntago uzatahira umwana umwe, uzabyara. Imana nishiraho gutwita igashyiraho no kubyara. Iyaguhaye urugo ifite n'ububasha bwo kuguha abana. Iyaguhaye umugabo wikomeye ifite n'ububasha bwo kuguha urubyaro. Amina. Iyaguhaye ibyo byose, iyaguhaye ubutunzi, iyaguhaye kwiga, ifite n'ububasha bwo kuguha akazi. Iyaguhaye, haleluya. Tuvuze ibintu Imana yagiye iduha, tuvuze ububasha Imana idufiteho, twasanga iri hejuru y'amajuru. Uyu mugabo ndamukunda, yagira ngo amagambo abanza ashira ivuga, yagira ngo abantu babanze bashireho comment, ariko muri izo comment Imana iyo yururutse iravuga ngo nimuceceke, uyu wagiye kubadepansa. Reka nkubwire, utitaye kubirukanse, utitaye kubagusize, utitaye kubo mwiganye bakora, utitaye kubo mwabyirukanye bashatse, utitaye kubo mwabyirukanye babyaye, Imana iravuze ngo ugiye kubadepansa. Dore ugiye kubadepansa, dore ugiye kubadepansa, dore uburyo burabonetse, dore uburyo burabonetse, dore uburyo burabonetse, dore nawe uragiye, dore nawe buri indege, dore nawe imiryango irateranye iravuze ngo noneho uyu nguyu we. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.
hari Imana iruhura nshuti, hari Imana itabara, hari Imana ifata izina ry'Imana shimwe, hari Imana igifata ubuzima bw'umuntu ikabuhindura mu mwanya mutoya, ikavuga ngo uyu nawe nuwo kubahwa. Reka nkubwire, Imana iragukunda, Imana igufiteho umugambi mwiza, Imana irakuzi, yakukuye mu ntekerezo zayo, ifite n'umugambi wo kukugirira neza. Imana ntago yakureka, Imana ntago yakureka, yakuremye igukunze, Imana ntago yagutakaza, igufiteho umugambi mwiza, ije kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe, ije kwihesha icyubahiro ku mibereho yawe, ije kwihesha icyubahiro mu muryango, ije kwihesha icyubahiro mu kazi, ije kwihesha icyubahiro. Nubabazwe nuko intebe yawe barimo bayizunguza, Imana iragira ngo yiheshe icyubahiro. Nubabazwe n'ibyo byose, Imana iragira ngo yiheshe icyubahiro. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi ikomeze ibagirire neza. Amen, amen.